What's up my people, ni Ranesby nk'ibisanzwe ngarutse nje kukwereka rifani nziza y'amashanyarazi ibasha kugenda ku muvuduko mwiza kandi wize kubwira. Ibaze yuko iyi moto ishobora guturuka i Kigali ikagera i Rwamagana ikongera ikagaruka mu mujyi wa Kigali katikati nta handi hantu uracaginga. Waba uturutse i Kigali ishobora kwikorera imizigo ikayiturutse i Kigali ikayinyurana Musanze ikazamuka na za Nyabihu ikaminuka za Rubavu, ubundi ugacaginga ugategereza zibuza aho hantu urumva ko batiri yacu ibasha gukora neza. Aze yuko noneho iyo uguze iyi moto yacu tuguhereza garanti y'umwaka umwe gusa, ubundi muri uwo mwaka umwe tukajya tugukoreshereza buri PS yose ishobora kuba yagize ikibazo. Ariko nanone utagenda ukitwaza impanuka bakugonze cyangwa koza accident ngo uzane tugukoreshereza. Ibyo ngibyo nanone biba byaturitse ku makosa yawe cyangwa ibyago byo mu muhanda, ariko ikiza uba ufite assurance yo ikabikurikirana nta kibazo. Utaruzi iyi moto ushobora kuyigura rwose ku mafaranga makenya cyane, nago tuguhenze warangiza ugasevinga amafaranga menshi ku mwaka y'inyungu cyane, kuko ntabwo unywa essence cyangwa unywe za mazutu bya bindi byose. Ikiza uyicaginga mu rugo, ucaginga telefoni, ucaginga na moto yawe same kuri raronje cyangwa kuri prize biterwa n'iki uri gukoresha, ubundi umuriro ukajyamo neza ukinjiza yawe. Iyi moto ibasha kugenda ibirometero 120 wacaginze ku bihumbi 3 gusa, kandi nabwo ako gaciro k'ibihumbi 3 tukabara wacaginzi wawe mu rugo. Iyi moto ibasha kwikorera ibiro hagati ya 600 na 800 ikabitererana umusozi wa Mo Kigali iminuka Norvege. Waba uri kugenda mu mirambi ya za Bugesera na Rwamagana ikabasha kwikorera toni imwe gusa.